Denis rero reka tugaruke hano mu Rwanda nanone tujya Rusizi. Yes, Rusizi rero inkuru iri kuvayo iri kuri bwiza.com iravuga ko abakoresha umuhanda Mashesha Mibirizi bavuga ko barambiwe guhora babeshywa n'ubuyobozi. Yes, abaturage baravuga ko mu mirenge ya Bugarama, Muganza, Gitambi, Gikundamvura, Nyakabuye, Nkungu na Butare yo mu karere ka Rusizi bavuga ko bamaze imyaka irenga 10 bizezwa n'ubuyobozi bw'akarere bwagiye busimburana nyine ndetse n'ubw'intara y'uburengerazuba gukorerwa umuhanda Mashesha Mibirizi. Umuhanda wagombaga kubafasha kugeza abarwayi n'abagore batwite ku bitaro bya Mibirizi bitabagoye, ariko kugezana n'ubu ngo amaso yaheze mu kirere. Denis, amaso yaheze mu kirere rwose, ubuyobozi buraza bukavaho, ubundi bukaza, ubundi bukagenda, ariko imyaka rwose irinze yisunika 10 nta kintu abaturage barabona mu byo basezeranyijwe. Bivuze ko nta muturage ushobora kubasha kujya kwa muganga, kujyana kwa muganga biragoye. Denis, kugira ngo banahahirane ubwabo hagati y'imirenge ni ikibazo gikomeye cyane. Kayiranga, hari ikintu bana abayobozi bamwe namwe cyane cyane n'inzego z'ibanze birengagiza. Abanyarwanda muri iki gihe bino bintu leta y'ubumwe yazanye yo kwegereza abaturage ubuyobozi yatumye abaturage bakanguka noneho bakajya babaza ibitagenda, ibyo basezeranyijwe bakabikurikirana. Ntabwo ari nka bya bindi bya kera. Ubu ntibyoroshye, umuyobozi ashagura n'umuturage avuga ati kuki wambeshye cyane rwose. Biravugwa rero ko uyu muhanda bemerewe ureshya n'ibirometero 15. Si ubwa mbere uvuzwe mu itangazamakuru kuko n'ubuyobozi bwagiye busimburana muri aka karere, ndetse n'uwari guverineri w'intara y'Uburengerazuba ni Madame Mukandasira Caritas bari barijije abaturage ko ugiye gukorwa mu gihe kitarambiranye, bikaba bitaragombaga kurenza umwaka wa 2016, ariko kugeza n'ubu muri 2016 Madame rero Mukandasira Caritas ajya kuvuga ko ukwiye gukorwa byihutirwa. yavuga ko yabikuye kugutakamba ko abaturage bamubwira ko wateraga impfu z'ababyeyi n'abana mu nzira bajya ku bitaro bya Mibirizi kubera kuntu wari mubi cyane. Bikaba ngo byari amahirwe adasanzwe ku mugore uri kunda avuye nko ku kigo nderabuzima cya Nyabitimbo cyangwa cya Gikundamvura kugerayo uwo agiye kubyara ari muzima nyine. Ukurumva iyo batinze mu nzira bibaviramo no gupfa. Uwari umuyobozi w'ibitaro bya Mibirizi muri ibyo bihe Akintije Simba Kariyopi akaba yaranavugaga ko abenshi mu bagore batwite bagizwaga kuri ibyo bitaro nyababyeyi zashwanyaguritse ku buryo abenshi kurokora abana byabaga bitoroshye. Denis, urumva uyu muhanda rwose birumvikana ko ukenewe, kandi ubu igitangaje sitwahamya ko ari ingengo y'imari yabuze. Nk'ubu umukuru w'igihugu avuze ati ndashaka kujya gusura bino bitaro wenda bwacya rwose umuhanda wuzuye. Uribuka ko yigeze kubivuga igihe kimwe ati kuki mwubaka ari uko mwumvise ko ndi bugera ahantu amafaranga ubundi muba mwayashyize. Aramutse avuze ko agiye gusura aka karere waba ureba ko umuhanda wahita wuzura rwose. Aho rero abaturage kandi bavuga ko hari hakiri benshi babyariraga mu ngo kubera ko bumvagaho kujya gupfira mu nzira bajya mu bitaro bya Mibirizi. Igihe rero ibigo nderabuzima byabo bihabohereje byarutwaga no kubyarira mu ngo bagapfa cyangwa bagakirira. Urumva ko ni ikibazo abaturage bavuze ati n'ubundi ni ugupfa aho kugira ngo ujye ku ibyo bitaro. Abaturage inda zaviragamo mu nzira akavuga atakugira ngo umwana mviremo mu nzira naragira n'iyonjya. Ngo ibi rero ngo byatumaga ubuyobozi buvuga ko nubwo hari indi mishinga mu karere yahagaragaraga, ariko uyu muhanda ukabanza gukorwa. Nyine babiza ko ugomba gukorwa kubera ko abaturage nyine bagaragaje ikibazo bafite, cyane cyane ko nk'abaturage b'umurenge wa Gitambi ari bo banifashisha nyine bajyana ibicuruzwa mu isoko riri mu murenge wa Nyakarenzo kuko umurenge wabo nta soko ugira. Ibaze ibi rero nibivugwa mu karere ka Rusizi. Denis, wakomeza kuri iyi nkuru. Yes, bamwe rero mu baganiriye na bwiza.com muri iyi minsi bavuga ko bababazwa nuko kugeza ubu nta kirawukorwaho, ingorane babatezaga n'ubu ukaba ukizibateza kuko bemeza ko hari abakibyarira mu ngo cyane cyane mu mirenge ya Butare na Gikundamvura kubera gutinya ibyago bagirira muri uyu muhanda bajyanwa kwa muganga. Ngo nabemera kujya mu mbangukiragutabara ibakura ku bigo nderabuzima bya Nyabitimbo na Gikundamvura
bagera ku bitaro bya Mibirizi babara amasaha ngo bahitanwe n'inda cyangwa bakubita ibihwereye. Yes, umwe rero mu batuye mu kagari ka Kingwa mu murenge wa Gitambi yagize ati tubabazwa n'ubuyobozi bwagiye buza hano bwose butwizeza ko uyu muhanda ugiye gukorwa tukava muri aka kaga, nyamara kugeza n'ubu nta kirakorwa. Ku itariki ya 2 Gicurasi muri 2017 nibwo wari meya wa Rusizi Harerimana Frederic yahageze hano atubwira ko umwaka urangira dufite umuhanda muzima, ariko yarinze agenda nta gikozwe n'ubu. We n'abagenzi be rero bavuga ko abayobozi bakwiye kuva mu magambo nk'uko umukuru w'igihugu ahora bivuga bakajya mu bikorwa bakabakorera uyu muhanda, kuko no guheka umugore uri kunda cyangwa umurwayi urembye mu ngobyi uvana mu murenge wa Gitambi umugeza ku bitaro bya Mibirizi nk'imvura yaguye, nk'aho imvura yaguye ahagera ari uwo gupfa. Umuyobozi w'akarere ka Kayumba umuyobozi w'akarere ka Rusizi nyine ari we witwa Kayumba Ephraim ngo yabakura inzira ku murima, avuga ko nta mafaranga akarere gafite yo kubakorwa. Urumva noneho ni ikibazo gikomeye cyane, ati nta mafaranga ahari yo kubukora, icyakora hazagira ubushobozi boneka wazakorwa, ariko ubu ntayo dufite. Bamwe mu baturage rero bakomeje baganira na Bwiza bavuga ko iyi mvugo y'umuyobozi ije ibashengura cyane bakurikije ingorane ubatera kandi zavuzwe kenshi, bagasaba ko hakorwa nk'uko babyizezwaga n'abamubanjirije. Kayiranga, urumva abaturage noneho bararushaho kwiheba kubera ino mvugo. Yakabaye byibuza bahumuriza akavuga ati tugiye kuyashaka, ariko navuge ngo nta mafaranga ari yo kuwukora. Ariko ikibazo urumva nawe igihe abaturage babeshyewe ntabwo yababeshya, nababwira ngo urumva barimo baravuga ati meya wari umuyobozi w'intara Mukandasira yababwiraga ko umuhanda ugiye gukorwa vuba, abaturage barategeza baraheba. Uwari meya Frederic nawe arinda agenda yegura ku buyobozi bw'akarere ka Rusizi ntacyo bamariye. Urumva rero igihe abaturage babeshyewe, urumva kubabwira ngo uzanye za mvugo za politiki uti vuba hanga birakunda. Tuvuge ko Ephraim yababwije ukuri. Ephraim yababwije ukuri aho kugira ngo ajye kubabwira ko hari igikorwa niba sakare nta mafaranga afite Denis, urumva byagenda bite? Ahubwo ubuyobozi bwo hejuru burimo abakuru abayoboye igihugu, abashinzwe ibikorwa remezo mu Rwanda ndetse na Minarok nibo bakwiye gukora ubuvugizi kugira ngo iki kintu cyihutirwe Denis. Cyane ko ho muri iyi minsi ndibaza ko hari n'abayobozi bagiye kujya mu karere ka Nyamasheke bari mu ntara y'Iburengerazuba, byafasha abaturage rwose hagize igikorwa, kurumva ko umuhanda urakenewe cyane. Reka twumve rero kano karirimbo tugaruke mu kanya Denis.